Mana yanjye ko wazuye ba Lazaro, ko wazuye bande, ubu koko umuzuye ubu ntegereje yuko azanjyana mu ijuru, aho niho ishimwe rye rizaba rinkwiye, maze guhanagurwa amarira yose. Sheri wanjye yarigendeye, hari imishinga twabaga dufitanye, n'ubwo ntekerezaho nkumva agahinda karanyishe. Nyine nshimira Imana cyane nuko yagiye mu ijuru. 100% ntago mbihamye 100% ko yagiye mu ijuru. Impamvu ni iyi, yasabye abantu bose imbabazi gusura abana bavava, tuzajyana ku ishuri ryabo. So byibura nka nyuma y'uko nje nko kuryama nkahita ndeba niba nta muntu wamamagaye, kandi nta muntu ujya umamagara ayo masaha, kuko ka kantu kagiye mu mutwe nyine ko saa sita z'ijoro nabaga nzi neza kagomba kumamagara, atagomba kuryama atamvugishije. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane n'abantu badukurikiye bari mu Rwanda, n'abantu badukurikiye bari hanze y'u Rwanda, abantu bose babasha kutwumva mu rurimi rw'ikinyarwanda. Bose reka mbasuhuze cyane, turi mu rugendo renge nitwa Sam Gakire ndi kumwe na Chobi, ariko abantu turi kumwe mu rugendo hari ukuntu umuntu aba ari umusirimu ariko ataza ahantu ashobora kugurira agatelefone keza. Urajya kwa Rujama akorera mu mujyi muri Car Free Zone, afite ikintu bita telefone nziza, haba Samsung, haba iPhone y'ubwoko bwose, ndetse n'ama accessoires zazo zose urazibona. Amasaha meza agezweho yayanda bari connect na telefone, urayasanga yose kwa Rujama, ubundi akuryoshye nawe winjire mu muryango w'abasirimu mu bandi. Muhamagare kuri 0782 777 ubundi akwatse utandukane n'isi itari ya digitale cyangwa se itari y'abantu bagezweho babasirimu. Bamwita Dr. M. Mambo vipi? Poa tu. Long time bro. Mana chemi igihe kabisa. Duherukana ngira ngo uyu mugabo duherukana nje gutabariza sheri wanjye. Yego. Mugabo yagize urugendo rukomeye kiragihe, kandi pore cyane ku bintu byagiye bikuvugaho, waratutswe cyane. Wabwiwe nabi. Nabonye n'abantu bavuga ko bazanye ibimenyetso ko ngo ari wowe wishenya kwigendera. Cyane. Ibyo ibintu byose byagiye biba, ariko warabyihanganiye urakomera. Ndi makuru meze ute? Ndashima Imana. Imana yacyanije umwuka w'abazima. Bwana nicyo kintu cya mbere, burya iyo turi kuri iyi si tuba tugomba gushima Imana. Urabona sheri wanjye yarigendeye, hari imishinga twabaga dufitanye, n'ubwo ntekerezaho nkumva agahinda karanyishe. Hari indirimbo mwasese ziri nko muri studio? Irahari igomba gusohoka. Irahari. Yego. Reba, hari indirimbo twacuranze kuri gitari, sinzi niba yarakugezeho warayibonye. Y'Imana niyo yari yaranditse y'Imana. Arimo yihanurira, yarimo yihanurira, kuko icyo gihe narayipostinze nyuma yuko yigendera, abantu bose bararira ngo kanyibuke neza ngo sindi kwibagirwa amagambo ngo namaturo mfite ngo nahaye Yesu, ngo ngine ngazanyijyanira ngo mu ijuru, mbese ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego. Nukuri umuntu wese yumvise yahitaga turika karira. Na Manibu sumubona. Yego. Manibu yararise turi kugo ndavuga ati yo Manibu rwose amukunda. Twumve. Ndumva nahita nkareba. Manibu yaraturitse ararira pe. Ndavuga ati Manibu burya agira umutima ukunda. Manibu mu bantu bose twahuye, Manibu Imana imumugisha kabisa. Nahise mubonamo ikintu cy'urukundo rwuzuye rwa nyarwo.
birababaje ariko nyuma ya byose ubuzima burakomeza, buriya iyo umuntu yatashye abarangije urwo rugendo, ahubwo twebwe dusigaye ikindi nshimira Imana cyane nuko yagiye mu ijuru 100% ntago mbihamye 100% ko yagiye mu ijuru. Impamvu ni igihe yasabye abantu bose imbabazi, yaragiye kuri kamera asaba abantu bose imbabazi, aravuga ati rwose muzansabira imbabazi mbese asaba imbabazi. Kandi urabizi wowe uri umukristo, umuntu usenga cyane, urabizi hari ingero zo muri Bibiliya zagiye zibaho umuntu akaba yarakoze ibyaha byinshi ariko ku munota wa nyuma akihana. Urugero nko kiriya gisambo cyo kumusaraba, ngira ngo cyabwiye Yesu ati, cyabwiye cya gisambo kinini, yambwiye ati uyu ni umwana twe turazira ibyaha byacu, ariko uyu we ni umwana w'Imana arazira ubusa. Ahita amubwira ati data nugera mu ijuru ngiye uzanyibuke. Rwose Yesu yaje kuhita mwibuka, azamubwira ati iri joro turarana muri paradizo, iri joro turarana muri paradizo. Kandi koko niko byagenze, byarangiye bararanye muri paradizo. Dore ka karimbo naka ngaka ubwo raza no kukadusharinga kugira ngo abantu baze kukumva neza. Niho kandi abandi barapfuye, ndavuga nkumva abandi ari ibiragi, kandi n'amaturo nahaye Yesu nahabwa icyubahiro. Ubu ntegereje yuko azanjyana mu ijuru, aho n'ibyishimo bye rizaba rinkwiye, maze guhanagurwa amarira yose, sinabura gushima. Haleluya. Nibo kandi abandi barapfuye, ndavuga nkumva abandi ari ibiragi, kandi n'amaturo nahaye Yesu nahabwa icyubahiro. Ubu ntegereje yuko azanjyana mu ijuru, aho n'ibyishimo bye rizaba rinkwiye, maze guhanagurwa amarira yose, sinabura gushima. Kandi nicyo cyatumye Pawulo na Sila birengagiza inkoni n'iminyururu, bari bakubiswe maze baranezerwa, bashimira Uwiteka. Ndipo wimunyibutsa kabisa, mbabarira ni ukwihangana kugira ngo hari ibyo ndi buze kukubazaho, wenda reka nanabikubazeho tubiveho nawe tuze kuganira tubwire ubuzima bwawe. Byaravuzwe n'abasesenguzi, abiyita abasesenguzi by the way, nabiyita nta nubwo njya mbemera, bati Dr. M niwe ari mu bantu bishe Valentina. Ibijyanye na kiriya gikombe cy'amata bavuga ngo mwamuhaye, hari ahantu nageze umudamu aramfata ngo niwe ngo ku rugendo ngo nawe uri mu bantu ngo bishe Vava. Ndavuga rero njyewe ntago nigeze, Valentina naramusuye ari mw'ityazo, ariko ntago nigeze, nta kiganiro twakoze bahise bakwitiranya na bakwizera urugendo. Birangira ngo nawe warabyumvise. Narabyumvise. Iyo ubonye ibintu bimeze kuriya, ukaba warababaye nk'umuntu wabuze umukunzi wawe, ukabona amakuru ari kuvuga ko ari we wenda uriya mu mama mfite ama audio ye, uriya ngo niba ari mama, niba ari ngo mama Sheri, arimo ambwira ibintu byinshi cyane. Yamamagaye icyo gihe Vava yararwaye, igihe yamaraga kumuha ka kabuto. Arimo ambwira ngo Dr. M bimeze bite, uzaza gusura Vava ryari, ese bimeze gute, wadufashije ukadushakira ibi n'ibi byose. Nyine mfite ama video ama audio twagiye tuvugana kuri Nuza. Icyo gihe nanamuhamagaye ndamubaza se biriya bintu wakoze wabikoreye iki. Arambwira ati ngo mwana ngo nandi gushaka views, ngo si uko ngo bura ngo byakura. Ariko
ndamwumva nyine ko twavuga mama sheri uriya wakoze kiriya kiganiro cya mbere avuga biriya bintu ngira ngo waracyumvishe yego uburyo yabavugaga abatoteza kugira ngo bavuge ibyo bumva washaka ko bavuga nyine urumva ya naramwihoreye nyine navuze ati sinirwa nanagusubiza ngusubije naba nguhaye umwanya wo gukomeza kuvuga ibindi bintu bitari ngombwa ugenda ubibona ngira ngo nuwo bita Bosco Empire nawe yabikozeho ubusesenguzi ngo urawe n'umwanzi wanjye weruye mupfiki n'umwanzi wanjye weruye neza dupfa yuko ndisahaniye gute aragiye ubisahaniye umuntu nukuvuga ngo kubera kukuvuga cyane biramugaburira kumvuga cyane byaramugaburiye bihagije kugeza n'ubwo izindi content yaje gutangira gukomeza gukora nyuma zatangiye kujya zirebwa bitewe n'uburyo yamvuze cyane akabona icyo bita YouTube recommendation kuko atangira kumvuga yari afite abasabu 11,000 ngira ngo ubu kano kayageze mu wasabu 27 hafi 28 mu gihe cy'amezi atarenza 2 so urumva ko nyine ndisahani byose yakuvuze nta kuri kurimo nta nagukeya igeze akora nta nagukeya ni bya bindi nyine byo kujya kuri kote negative kugira ngo ubashe kuronka cyangwa se ubashe kubona indamu nicyo yakoze nta kindi ni bihe biganiro wagiye ubona nyuma yuko Valentina yitahiye ukabona bimeze nk'ibiri kugukomeretsa cyane cyangwa n'umuryango nk'ikiganiro nk'icyo cya mama sheri cyarambabaje cyane impamvu nanze no kwirwa musubiza bora Bosco Empire wemba nzi ko ari views numva nta kibazo avuga ati kamureke yirire abona ibyarya nyine ya ariko nkabura mama sheri we umuntu w'umumama buranje nubaha igitsina gore nubaha abamama nubaha nyine abantu bakuze bananduta nge niko niterengera ngo nawe urabizi nge mfite ukuntu nubaha umuntu wese niba mundusha umwaka umwe hari respect ngomba kuguhereza byanze bikunze ko warananze kureba izuba so nkura mu mama rero nta kibi namuvugaho sije kuvuga ati yarakosheje kugeza naho ubwe yanyihamagara afite ikimwaro nkabura icyo namukora ahambwa ati ntarebe nyine ubwo byarangiye nundi wabikoze ntiwabisiba kandi biri kukwinjiriza ngira ngo ndabyakira mwana ntaribe yego ashize n'abamama benshi bo mu baba diaspora baramamagaye nase bira bintu uri muri yakoze ni biki kari we muntu wamuvugaga neza uvuga ati mama sheri Imana imuhumugisha yazanye akabuto kavuye ngo muri Nyungwe hano ntazi urumva ngo kabasha kuba katuma vava yoroherwamo gakeya nibiki muvuga neza cyane ahantu hose navugaga namuvugagaho urumva ariko nyuma ntangazwa n'uburyo je kuvuga ibintu bitandukire no akavuga yinja abwira baraba mama abinja bese hari ukuntu umuntu akubaza arimo kwinja avuga ati beza asa nk'ari kugubwira ati nsubiza kino nicyo nshaka ko nsubiza nicyo kibazo cyabaye ndamureba nyenda avuga ati nta kundi nyine reka ntuze nibyisi yego unyemereye ngusaba ikintu nta kibazo iyo ndirimbo urateganya ko izasohoka nka ryari indirimbo ndateganya ko yasohoka byibura kuko mwari mwambwiye ko tugomba kujyana gusura abana ba Vava tuzajyana ku ishuri ryabo so byibura nka nyuma y'ukwezi kumwe nyuma y'ukwezi kumwe yego hari n'indirimbo ni projet ngira ngo nyakwigendera yasize yari kumwe na Dr. M ubwo abantu bayitegereze muzayibona kandi ndakeka ko Dr. M azabikora neza ikazaza n'ubundi umuhanzi ntagapfa as long as aba yakoze ibihangano dustire tukibyumva ubu nimba tukicara tuka feeling indirimbo ya Rugamba Spiriani tukumva indirimbo ya J Paul tukumva indirimbo ya Bravan ukayifeeling ukayumva n'ubundi ubuvuga ati uyu muntu yasize akoze ikintu gikomeye cyane gituma kiri mu mitima y'abantu cyane cyane nyangunda kubona abantu babuze abakunzi umukunzi wakitahira ariko ugasanga
bimugoye kongera kujya mu bintu by'inkundo cyangwa se hari n'ugenda ugacya undi yahise ajya mu rundi rukundo. Kuri Dr. M bihagaze ute? Ntabwo uriyakira cyangwa se ubuzima burakomeza? Nariyakiriye pe. Ntabwo navuga ngo sindiyakira. Urumva haciyemo amezi 3 maze kwiyakira. Maze kwiyakira n'ubuzima mbayemo narabwakiriye. Gusa nasezeranyije abanyarwanda ko ngiye nzashaka umukunzi nyuma y'umwaka. Ubwo harabura amezi 9. Amezi 9 nashira bazabimbaza. Yego, ibyo biraza byo hari ikibazo ndibuze kubikubazaho mu biri kuvugwa cyangwa se mu byavuzwe. Yego. Ibyo navugaga byose rero ndi kuvuga nti hari ukuntu ibyo bintu bikunda kubaho gasanga umuntu ahise avuze ati kubera ko ibi bintu byabaye, kubera ko byagenze gutya, byararangiye, reka nkomeze ubundi buzima nko kuvuza ati namaze kubyakira. Hari igihe nimugoroba bigera nka saa 6 nkibuka ayo masaha niwe wakunda kuyamamagaramo. Yego. Nta muntu ukunda kumamagara ayo masaha ya saa 6 z'ijoro, saa 7 gutyo. Hari ukuntu rero njya nkumbura nkumva nibutse, sinzi ukuntu nabikubwira, ukuntu najyaga nko muri douche ngarutse nje kuryama, nkahita mbonamo missed call ya saa 7. Amvuga ati mana yanjye bimeze bite. Ugasanga niba tuvuganye saa 7 tukageza nka saa 9 turi kuvugana kuri telefone. Ibyo bintu rero hari igihe bijya bingarukamo nka gutya, nkajya nko muri douche wenda ntashye nka saa 5 z'ijoro, naza nje nko kuryama nkahita ndeba niba nta muntu wamamagaye, kandi nta muntu ujya umamagara ayo masaha. Kuko kantu kagiye mu mutwe nyine ko saa 6 z'ijoro nabaga nzi neza kagomba kumamagara, atagomba kuryama atamvugishije. Yego. So hari igihe mukumva none niyo ndi kubumva zira ndirimbo twakoranye nk'iri ya Shayo hamwe na Coconut, hari igihe nyumva nkavuga ati mana yanjye ko wazuye ba Lazaro, ko wazuye bande, ubu koko umuzuye koko none nge naguhemba iki koko mana yanjye. Nkabigitekereza nkavuga ati nk'ubu bibaye ni iki koko nakorera Imana ibinkoreye. Ako nyine nkavuga ati ni ugutekereza ko abantu nyine nkageraho nkihangana nyine nkatuza tu. Yego. Nibyo no kwihangana bibaho. Uri abantu benshi bagiye bavuga ati yari shanyaga kuri Valentina, yagiye yashakaga n'ejo bundi kumuriraho, naguciye mu ijambo. Umusibejo ni n'umusibejo, nahuye n'umumama nandi yarazanya Mirambo, nari ngiye gufata akamoto, bankubitanye n'umumama mu nzira, afite ari kumwe n'umukobwa we mukuru rwose, usa nkaho twenda no kungana. Urumva n'umumama ukuze cyane, kwa kundi ubisikana n'umuntu, turabisikana njye nagiye gufata moto, ageze nko hirya epfo gatoya ahita asubira inyuma, gura ari Dr. M, asubira inyuma yiruka, ngo nakubonye Dr. ngo bimeze bite, umva ngo ndagukunda, ngo ntaguheruka gushyiraho ibiganiro, ngo se ngo bimeze bite. Tumaze turatebya nyine tugana nk'iminota nk'itanu bisanzwe, nyuma ahita asa nk'unyegera, atambwira atari ko buriya waramukundaga koko, kuko nabonaga ari Frank. Ndabona umumama w'umukecuru ukuri ndamushuje, ndabizi ko ikiganiro nakireba, ni umufana wanjye ukomeye cyane. Uburyo yanyegereyemo akanyongorera mu matwi ati ese buriya koko buriya nibyo. Narahuze ati umumama aratutije bitavuzwe byavuzwe n'abantu benshi cyane. Urukundo rwawe na Vava, wowe kuri wowe wari wibereye muri business zawe, uzamure platform zawe, uzamure izina ryawe, kandi bamwe bakavuga ati byabaye successful ku ruhande rwe. Ari niyo mpamvu abantu bamwe bagiye bavuga amagambo bati Dr. M ni umuntu n'ubundi uba uri kumwe n'inkumi, cyane cyane ko n'ubu ngubu nahera ku nkuru ya mbere yavuzwe ko ku munsi wo kujya gushyingura ngo wari uri kumwe n'abakobwa, wararanye n'abakobwa ngo 4, ongeraho 4 dore naha mu kanya wari uri kubyumva cyane. Icyo nakivugaho, muri icyo gihe nari isahani ikomeye cyane y'aba YouTubers, buri muntu wese wamvugagaho nabi
yagombaga kurara ariye, mbese tubyite gutyo. Umuntu wese wamvugagaho nabi yararaga ariye. Harimo bakamarade nyine aribyo ndi kuvuga, waje avuga nk'iryo jambo ngo naryamanye ngo n'abakobwa 4, Rahira nawe baraje bavuze ibyo ngibyo babisubiyemo, urumva mbese bakurakuza inkuru ba Bosco Empire babuririraho bavuga ibintu bitabaho, urumva nyine bose nari isahani mw'iyo minsi, nari isahani ikomeye cyane kuri bo. Iyo wamvugaga nabi wabashaga kuronka. Gusa nkaba nshimira na Pastor Claude wenda muri kano kanya. Pastor Claude ari mu bantu banteye amabuye menshi cyane, ariko ari mu bantu bateye intambwe yo kunsaba imbabazi. Arambwira ati biriya byari showbiz rega wacyana we, bya bintu byari showbiz. Urumva yananguriye n'agakoka, arambwira ati reka kugurira agakoka, urumva ariko umenye ko biriya bintu byari showbiz, byaranashaka nta rwango rwari ruri munakura nabizi. Kuko na Vava yakundaga kumbwira ati tugomba kuzajya kumusura mu rugo iwe, ngira ngo nanabimubwiyeho Vava kuri telefone igihe yamamagaraga ndi mu kiganiro kuri Big Town. Ndamubwira ati Pastor Claude kariwe muntu nari nzi ko ari inshuti yacu, uzi ibintu ari kugenda avuga, urumva arangije arambwira ati ngurango n'umubyeyi wanjye ngo mureke ngo mubabarire, urumva kuri telefone niko yasambwira. Yego ndavuga ati nibyo koko, uko niwe muntu mbese watubaga hafi, yatubaga hafi inde Pastor Claude. Yego. Ariko bigeze muri rasaga natangajwe n'ukuntu no ahise ajya kuri kote negatifu. None yaramaze kuvugana na Bakti, abwiye Bakti ngese tutabarize Vava tubigenze gute. Bukeye mu gitondo cyo gihe kiganiro ntibagikoze. Avuga ko ari plank yakoze. Nyuma mu gitondo nibwo yese niba yararose akavuga ati reka nze kugira ngo mbone uko ninjiza, reka nze njye kuri kote negatifu. Ubu yari yavuganye na Bakti yamubwiye ati ko bagiye kuza kuri kote positive, bagiye kuza nyine basabira inkunga Vava n'ibiki n'iki. Nyuma rero nibwo wese ahindura ibyo bintu abigira ibindi bintu. Njya kumva numva rero ubwo ni wa muntu uri kutuvuga nabi, ni wa muntu uri kuvuga ibintu bitari byo, ndatangara byatari. Ariko nyuma nyine sambwira ati bira byari showbiz. Ibijyanye nabo bakobwa bavuga oya bira nta byabayeho. Murambabwira ati ngenda cyari imanzi, kandi nshima ko nyiri imanzi ku myaka yanjye 20 n'ingahe. Nagiye kwirirwa mvuga wenda urumva ndashima Imana ko nyiri imanzi nyine. Bivuze ngo uhora n'ubundi bivuga ngo njyewe nzongera kujya mu bintu by'uko nshaka kujya mu rundi rukundo nyuma y'umwaka. Gusa haje n'abandi banone numvishe ntibari ngo bakavukire ngo niba ari bande ngo Dr. M afite ubukwe mu kwake ngo niba mu kwa 12. Ibyo nabyo narabyumvise. No Dr. M afite ubukwe. Ako nabonye n'umukobwa bivuga ko ushaka kuba ngo agukunda. Nanjye byanangaje navuze se umuntu no waje. Umukobwa nabonye hano rwose. Yansare ibimwe bya Juno na Nuza na Joyeuse. Nanze ko aza kuri kamera yanjye ntabwo nyankunda ibintu avuga ngo na amaprank twapanze. Ariko numvishe rwose nawe ameze nka Juno nka Joyeuse wa Juno. Aba yaje hano gukoreba kwa kubona. Ni hatari kabisa. Iki kintu wabonye byose couple yawe gukundana na nyakwigendera twavuga ko warahombye wabuze umuntu wakundaga, ariko nanone ku ruhande rw'ibyo ukora n'ibiki byakuzamuriye izina cyane. Ni iki kintu wabonye kuba umusitari kuri wowe? Ni iki kintu wabonye? Iki kiza kuri byo, ni iki kibi kuri byo? Ikintu cyiza kuri byo umaje cyo kuba umusitari. Yego. Kuba umusitari nahoze ndi umusitari mu myaka za 2012. Ngira ngo ndi wa muntu wakoreye Jay Polly indirimbo ya Defade. Nagiye nkorera indirimbo nyinshi Family Swad, nagiye nkorera indirimbo nyinshi ba Babli, The Bible Verses, Babu Dog. Ariya production ya Defade niwe wayikoze? Yeah, Defade ni jya wayikoze, ariko irangizwa na Junior. Junior icyo gihe ni iwe wanyigishaga production. Ni wanyigishaga piano. Nagari production. Ko production nigishijwe n'abitwa ba MacD na bari bavuye muri Kenya. Niwe wanyigisha amezi 6 mu rwego rwa sound engineering. Njya no mu ishuri ndabyiga.
ya kuri standard nziza nyine tu kubyerekanye na sound. Yego ubu ngubu uri muri studio? Yeah, agama on studio. Ubu mfite studio yanjye ni Maximum Music Entertainment. Ikorera hehe? Ikorera Niboyi. Ikorera Niboyi, waba shaka kuza nkamukorera indirimbo gospel, secular, indirimbo zose muri rusange nyine ni 079 18 497 18 mukansura no kuri Dr. M Official TV. Mukareba amahiti nagiye makorera ndi kumwe na Vavasheri wanjye nyakwigendera. Yego. Ibyinshi ni byinshi. Yego ubwo ibyakuvuzweho byose ni ibihuha ibyuko wararanya abakobwa, ni ibihuha ibyuko ugiye gukora ubukwe, ni ibihuha nabyo. Ni ibihuha. Dr. M aracyari ndacyari manzi. Umunsi wongeye gusubira mu rukundo uzabitangariza. Umva niwe muntu wa mbere nzahamagara. Nkuko rero umuntu wa mbere nahamagaye. Yego. Ngiye gutabariza nyakwigendera. Nta wundi muntu yigeze mpamagara bwa niwe nahamagaye. Ikiganiro cyakozwe abizi abantu cyambabaje. Ikintu cyambabaje bira biganiro twagiye tubikora tubabaye. Nafite agahinda man. Hari abantu bamwe na bamwe babaye nk'ababitobanga bagatuma n'abantu bashoboraga kwifashiriza umuntu. Babona ngo ibintu bishobora kuba ngo ari ngo harimo aba Bosco Empire nyine na ba Pastor Claude n'abandi. Wamenye impamvu nagiye Inyamasheke mfite kamera ubwo nari ngiye muri graduation ya Fabrice rikanjye nabivuga. Twita tujya gusura Vava. Ngewe na Jerry. Na Fabrice. Kuzi impamvu nakoze ikiganiro nari kugikora. Ariko naravuze ati nimba abantu batangiye kuvuga ko ibintu biri mu buteka mutwe. Nge nzi neza abantu bavava bamukunda bari hanze bari he. Ikintu ngomba gukora ngomba kunyura inbox nkababwira kandi ndashimira cyane Marene wa Vava n'abandi bantu ntago bigeze n'ubu ntago baritangaza ariko bagiye bakora ariko abaganga buryo bagiye bamusura Imana ibaho umugisha cyane. Ikindi turishimira ko nyakwigendera yasize abana. Nicyo cyiza. Kuri nge mpora mbivuga nimba twarakundaga Vava akaba atagihari. Siviza abana be bari ku ishuri. Nubwo mwabonye twabajyanye ku ishuri ariko baba bakeneye ibintu byinshi. Abana bakeneye kwambara, ushobora no kuvuga tereka nje gusura abana bava. Ushobora kubasigira rija duposhe biga muri interina. Ushobora kuvuga ati rashaka kubagurira imyenda, rashaka kubashopingira. Ni byinshi cyane. Turi no gukora n'ikindi gikorwa cyo kwimura mama wa Vava. Nshimira by'umwihariko umuntu bita Gerard na Ndimbati cyane pe. Abo nibo nshimira kuko nibo mugani ntago aribo nshimira gusa nuko aribo bari ku ruhembe nibo ariko ndashimira n'abandi bantu bose Imana yagiye ikoresha. Hari umuntu Imana yagiye ikoresha akavuga ati ngize icyo ntanga. Ababyeyi Imana yakoresheje abana bava bakajya ku ishuri. Nimuza kureba iki kiganiro mwumve ko ngewe nabashimiye kandi nabasabiye umugisha cyane. Kandi nawe from day one wagiye ugaragaza ko turi kumwe. Yego na n'ubu kandi uracyambaza amakuru n'ibiki. Nejo bundi twarapanze ariko ntago byigeze bihuza neza. Ubwo tuzajyana yo nta kibazo gusura abana ku ishuri. N'abandi bantu bose bumva ko bashaka ko tuzajyana. Unyandikire nimba wumva ko ukeneye kujya gusura bige Muhanga kuri Cité Nazareti. Tuzajyayo, tuzajyana na Ndimbati, tuzajyana Maboyi Gasogi nawe aracyahari ntagaraza ku ishuri. Nawe tuzajyana na Dr. M. Shaka team nini. Muze tujye gusura abana n'abandi mwese mushaka. Cyangwa nimba wumva uvuga ati ngewe nagutuma. Bari abana byibuza niyo wagenda ukabashyira n'ibihumbi 2 cyangwa 1,000 muri kantine birafasha cyane namwe muze interina. Mureka ngushimire cyane. Wakoze kuza abantu baze bagomeze bagushyigikire. Uri producer, uri umuhanzi mwiza. Imbere ni heza cyane. Cyane. Murakoze cyane Sam Gakire.